Kigali, the cleanest city with most of beautiful buildings. Another day, another story, the one and the only platform, Legacy TV. Didi Wise on the mic. Turaje tugeze noneho ahantu mu gishanga, mu byukuri where the hawk is made the hawk to be. Ahantu bituruka kugira ngo mwe mubona ari amazu meza cyane ateye kuriya, nahangaha nta handi kubera ko niho hava ibumba, niho habumbirwa amatafari yubaka ari amazu y'ibitangaza tubona muri Kigali, umujyi utunganye neza. Sasa rero mu bantu bayabumba, mu bantu batuma byose bibaho, mbese nkuko bavuga mu gikoni, kwa kundi ushobora kugera ku meza kuri table à manger ugasanga hari ibiryo byiza, hakaba ifiriti, hakaba ibiki n'ibiki, ukabirya ukumva biraryoshye, ariko ukibagirwa ko hari umuntu wabitetse mu gikoni. Tugeze ku muntu biteka sasa, hamwe bitekerwa, hahandi bituruka kugira ngo bimere kwa kundi bimera. Wow! Mama Clementine. Karame. Uraho neza? Yego. Yigisha ukuntu babigenza. Urakata ibumba. Bakata ibumba gute? Bakata ibumba uke. Ehe. Kabanze njyana ka ushyiremo irya. Wow. Aha. Duke? Katira. Bakata gute? Kore ibiganza. Gutya. Aha. Nkukata ubugari ugiye kurya. Gutya. Hanyuma Kata. Okay, tuzana. Shyira mu iforomo. Ugashyira mu iforomo. Hanyuma ugatsindagira n'igipfunsi. Bukeya utagira. Bukeya. Ugatsindagira. Kata umanurira mwa. Noneho ugahita umanurira mwa. Aha. Ugasigiriza nyine. Noneho ugasigiriza. Manza uzuze nako hepfo. Ako hepfo ukongera ugakata. Ugashyiramo. Kubitabo cy'utiyanduza. Nuko bitabuki. Impamvu niyanduje nuko nanakase. Okay. Kata rero harangiza ko hagati kagaragara. Akako sorry. Akako hagati kakagaragara ugasigiriza. Ugasigiriza. Ubundi ugafata utuzi ugashyira. Ubundi ugafata utuzi ugashyiramo. Yes, ubu ngubu ni sawa. Warangiza ugatumanura witonze. Karagiye kuvamo. Okay. Hanyuma ukaza teraho hano rimwe. Ugateraho. Ugiye kugira ubanze ukagira iki? Washyiramo ubundi. Ugashyiramo kano. Uyimanurira hasi, manura gutya. Ugatsindagira. Sigiriza. Iyi ni nyine uyikura wesa no sigiriye. Gutya. Ugahita unagira gutya. Wow. Iri rero ritera nuko ndarigiye kugucika. Sorry. Oya uretse. Shyiramo imiko. Kiremo gutya. Okay. Hano gegereze kuri. Tugira gutya. Utyo. Wow. Good. Incredible. I've made some bricks, guys. I have made some bricks. Wow. Wonderful. And then, have you seen? This is how they are making these bricks. And these bricks are the ones which are going to be here. Then, after being sick, they are going to be building houses like those, guys. Houses like those. Those big buildings are made from here. It's very insane. It's very incredible. Have you seen? And this is Clementine. She's doing this day to day. Every single day, she's doing this. Clementine, reka tuganire. Utubwire rwose iby'aka kazi n'ukuntu mukora aka kazi ku buryo budasanzwe. Akazi ni keza. Gatuma tuticara mu ngo zacu ngo tugire icyo dusabiriza abagabo. Kuri umuntu asaba akantu runaka. Yes, uyu mudamu mubona rero hangaha yitwa Clementine, amaze igihe kinini akora aka kazi ko kubumba amatafari. Kubumba amatafari kugira ngo agere aho abasha kubaka ari amazu tubona agize umujyi wa Kigali ukusa uyu munsi.
reka dutangire tuganira ababwire ukuntu yatangiye aka kazi n'ukuntu mu by'ukuri nubwo dusanzwe tuzi ko abagore badakunda gukora imirimo ivunanye we yahisemo gukora aka kazi. Banyitanye niyo mungeri Clementina. Aka kazi nyine nanjye nabonye abantu babikora ngo reka nze mbyige nje ngize Imana mbona ndabimenye mpita mfata isuka njya gukura ibumba maze kurikura ndarizamura ndizana imusozi ndabumba mfata iforomo n'intiko mbese mbere yo kugira ngo mbumbe nshaka umushoramari akamereza avance bayita jumura ubwo nkayarya nyine arijya nkubita 30 cyangwa akankubita 50 nyine biterwa nayo n'imbaraga ufite kuri wowe. Ubwo rero kugira ngo nsabe umugabo ikintu runaka umugore aba akeneye mbasha kukigurira nanjye mitamo rero kuza kubumba ino z'amatafari yagwiriye bahitamo yagwiriye baraza bakayabara amaboko yabara bakayanyandikira bakayajyana kuyubakisha ku matanura hakurya ubundi nanjye nkahita mbona ko nakoze igikorwa nyine. Ushobora kubumba amatafari angahe ku munsi? Ku munsi iyo mfite imbuga n'icyondo mbumba amatafari 1000. Icyondo se kivahe? Icyondo ibumba ndavuga ibumba nyine ari ryiri. Turagenda tukaricukuramo hariya tukarihisha tukarizamura tugatangira kubumba. Ukabumba ku buryo wabumba amatafari 1000. Oya mfata umunsi wo gukata nk'ubu ikingiki nakiranye nagikasejo. Ndakinura nyine ndakizana ubona ko nagiteruye nkakizana ahatagera amazi kugira ngo mbashe kubumba. Hanyuma warangiza narangiza ugafata undi munsi wo kubumba. No munsi mpita mbumba rero. Yego. Kurumva ko iki cyondo nshaka kukimara ejo cyangwa ejo bundi. Nkubi iki ngiki wabumbye wakase gishobora kuvamo amatafari angahe? Iki ngiki cyarimo 1000. 1000. Hanyuma kiriya harimo nk'icya3 cyangwa icya5. Kandi ayo n'amatafari wabumba umunsi umwe ukararo yarangiye. Oya ku munsi mbumba 1000 iyo imbuga iriho ubusa nta kintu kiriho. Mbumba 1000 nkarindira ko yuma nkapanga nkabona kwanika handi. Ubu imbuga yawe ni nta handi wabumba? Ni yingi no kugeza hari aho kiri. No kugeza hari akiri. Hose mu muhakodesha barahara. Nago twe dukodesha abashoramari bacu no baza bagakodesha tukabumba bakajyana ibyumye. Bavugana ba nyiri birombe. Bakaduha amafaranga tukababumbira bakajyana ibyumye. Itafari muri bumbira amafaranga angahe? Itafari turumbira amafaranga 4. Amafaranga 4. Noneho wakora iminsi 3 cyangwa icyumweru wakuye ibumba ukarikata ukarihumba ukaba wabumba nk'amatafari 1000 mu cyumweru. Mu cyumweru hoye. Iyo nafashe umunsi wo gukata fata n'undi wo kubumba. Nkataha ntahanye 2000 nubwo. Iyo mbumbye 1000. Amatafari 1000. Ariko wararikase n'ubu. Nararikase ejo nkabugacya mbumba. Ubwo twavuga ko ukora 2000 ku munsi niyo wabashije. Nimba nabashije gukora ko abarimo no kurikura. Abarimo no kurikura. Ibisanzwe n'ukuri. Niko. Ubu rero ukaba nkaba ndabumbye nsubiye gushyira ibumba mu iforomo ngaruke nkure mu iforomo ibumba ribitafari. Yewe gawe uziko nanjye nabumbye amatafari. Noneho ngaho uretse mbwira sibyo ndabizi ndimo ndakuvunisha reka dusubire inyuma gatoya sibyo dusubire inyuma ho gatoya ufate ukuntu byagenze kugira ngo ufate umwanzuro wo kuza kubumba gufata umwanzuro wo kuvuga ati je ibintu bibindi byose ndabiretse singiye gushaka kandi kazi singiye kuguma mu rugo ngo ndera abana ahubwo mfashe inzira ngiye gukura ibumba. Umwanzuro rero umwanzuro wo kuza gukura ibumba nabonye ninjya mu buyede kandi mfite abana bitanshobokera aho ndavuga nimanuka nkakura ibumba rike ndaba nikoresha mite nzamuka nsanga abana mbarebe mbagaburire ngaruke mu ibumba urumva ko ari nkaho mba nikoresha nubwo mba mfite umushoramari. Okay, noneho rero tuhere kuri wowe nyine nyirizina wowe ubundi uri muntu ki sibyo? Yewe we kugira ngo wivuge uhereye ku mavu n'amavuko yawe tuzamuke tugere n'ubwo wafashe umwanzuro wo kuvuga ati ngiye gukora akazi gakorwa n'abagabo.
kazi gakorwa n'abagabo n'abagore baragashobora nagara k'abagabo gusa ariko kuva hano hari abagore bangahe murabarika hanga nuko imvura yaguye ubundi baraza benshi barabose se sibo babiri nawe ari gukora agiye hariya hirya ariko we nabonye ufite na courage zidasanzwe jewe se ngaho mbwira iyo miterere yanjye Clementine ni umuntu usanzwe nyine wavutse he ryari wavukiye he jewe se je navutse 2 kare navutse 8 karindwi ubwo rero navutse mfite ababyeyi bombi bigeze mu bihumbi 2000 mama arapfa amaze gupfa papa turasigarana nyine nuko azana umudamu aba muka data turananiranwa nibwo yatangiye gufata ubuzima bwanjye ubundi ntangira ubuzima busanzwe nabanje kwikorera kuyikorera yangaye mbona biravuna kuyikorera gute hari ukuntu batenga ku mutwe nuko ntangata mfite ngo mbikwereke turaza kwishaka hari ukuntu batenga ku mutwe ugahita ujya kumena hariya kurara amata n'abari kubaka byose wabimenye ute ko bibaho kugira ngo urinde nabonye bagiye wavukiye he je navukiye muri Kigali iwacu ni no hirya y'urusengero ni Kinyinya nyine ubundi rikavukire ubwo rero mbonye ubuzima buncanze gutyo mfata umwanzuro wo kujya mu gishanga ndaza mbona abandi bari kwikorera kuko nafite muka data mbona abandi bari kwikorera nanjye ndavuga neka nshaka ingata nyikorere mbonye bishobotse ku munsi nkajya ntahana 1000 mbona nayo ngayo bigeraho rero umuntu arambwira tuzaze nkwigishe kubumba ndaza mbona birakunze ntangira gutyo nkajya mbumba amatafari turuwasa nkabumba senkisa none ngeze ku 1000 urumva ko nazamutseho kuva kuri turuwasa kuri senkisa ukagera ku 1000 iyo wiga birarushya nabonye ko byakugoye se wowe ariko rero nakoze abiri wakoze urumuhatara ahubwo kubumba uwo mwanya ugahita ubumba itafari rimeze nk'ikaro n'amakaro hano murayabumba oya ntabwo nyine ikaro uko riba rimeze ntukuzi se yuko iyo itafari ryiza rero tuvuga ko ari ikaro yego nuko ubuzima butangira gutyo na n'isa rero ndacyabumba hashize igihe kingana iki ugeze aha ngaha yego ubwo nyiri umukobwa nyine naje kwikorera amatafari mbonye bincanze nishakira umugabo turabana ryari uribuka imyaka muri 2007 muri 2007 ubu twaba turi muri 2021 ubu hashize imyaka 14 14 years guys 14 years nyine nshaka umugabo turabana tureka gusimbuka watangiye muri 2007 uza hano mu gishanga 2006 ntunda amatafari waratundaga amatafari 2007 nibwo nashatse 2007 wahise wishakira nahise nshaka umugabo nsangana nawe nyine akora ibintu bijyanye n'ibi ngibi nange ndamanuka turafatanya ngaho mbwira mwahuye mute niba mutarahuriye aha ngaha niho twahuriye niyo ukuntu rwose wageze aha ngaha ugahita wagira n'umugisha nyuma y'umwaka umwe ugahita wakura n'umugabo nyine naraje abagabo ari boro muri Kigali naraje nsanga arimo arakora nawe arabumba nanjye nyine mpita mufasha turabumba tukajya turya amajumura igihe kiragera nyine nawe yubaka ke uretse ko bitagenze neza nyine kahise gapfuba agatanura ubwo nyine dukomeza gutyo ubwo nibyo gupfuburaza kubidusobanurira mu kanya reka tubanze tukomeze ku buzima bwanyu bwawe by'umwihariko tugire n'ukuntu nyine mwatangiye urugo muri 2007 n'ubundi mwafashe umwanzuro wo gukomeza gukora hano muri kino kirombe mucukura ibumba mukaribumba mukagurisha amatafari icyo gihe basa tuba twayagurishije kuko amafaranga tuba twayariye tubumba bajyana bakabara bahuza n'amafaranga baguhaye bakongera bakaguha andi niko bimeze yego ubu se ibi bintu ntabwo byagutera uburwayi bw'umugongo cyangwa iki urihangana nyine umugongo urakurya
hari igihe n'ibumbye cyane n'ijosi biziraho byose bikakurya n'agatuza kubera gukura ibumba urabona ahantu riva ni kure kureba kugira ngo uririme urikate urihishe nurangiza urikure unaritunda urizane ntabwo umugongo wabura nta nubwo agatuza kabura nyine urihangana nta kundi wabigenza. byigeze bikubaho ugira uburwayi bwatumye bwagukomereye ku buryo ntabwo byabura ntabwo umugongo wabura kuko hano hantu biragoye kugira ngo uzagere ku cyo ushaka. byagenze gute icyo gihe wenda byagiye ndwara umugongo nyine narwaye umugongo numva ucikiyemo aha ariko narivuje mbona biroroshye mbona kugaruka narutseho nk'icyumweru mbona kugaruka. ubu mu myaka 14 yose umaze ukura ibumba ukaribumba warwayemo icyumweru? Oye nigeze no kurwara malaria kubera n'ukuntu umuntu azinduka hari ukuntu uzinduka nyine ukaza uvuga uti nkore karizuba ritarava ukurite witahira kubera imbeho nyinshi rero cyangwa imvura nk'uko ibatunyagiye twarwara malaria ubundi ukivuza. byagiye bibaho kenshi ntago nabyibuka ariko nyine urivuza wakoroherwa ukagaruka kaza watunga utabana ntago byakunda. kare twaze tuvuga nyine iby'urushako washatse nyine ukimara umwaka umwe hano utangira n'umugabo wawe gukomeza kubumba ibumba hano noneho muranabyara. twabyaranye abana 3 mu kubyara abana 3 rero ubwo bose bariho umwe afite 14 undi afite 11 undi afite 9. murakujije turashaje. abo bana mubayeho mute? abana nyine bariga nubwo nyine rimwe na rimwe nabura yo kwishyura ariko turagerageza iyo tubonye iyo jumura tukemera tukarya bike ariko tukabarihirira. mutuye he? twebwe dutuye no ruguru. muracumbitse cyangwa mwarubatse? twarubatse nasanze afite inzu. twavuga ko ari akazi gashobora gutuma umuntu yibeshaho. akangaka wakwibeshaho ku buryo utavuga ngo wenda ko akunda ugenda usabiriza ko akunda ugenda basabiriza kandi ubona bafite amaboko n'amaguru. reka ushakisha duke dushoboka ariko abantu ntibakote. murabona ukuntu afite kuraje ku buryo atarashaka ko duhagarara ngo tuganire ahubwo ashaka ko tujye tuganira akomeza no gukora akazi. turaganira dukora wa mugani kugira ngo ibintu bigende neza. yes wow mu bana banyu hari abazimo aka kazi? ntago abana babemerera mu gishanga. ntago bemererwa kuzamo kubera ibinogo. ntago bemerewe kugeramo. umuntu ashobora gutangira kuza gukora hano afite imyaka ingahe? afite irangamuntu. ifite urinjira nta kibazo. na mituweli. hanyuma rero abana banyu bajya kwiga bariga nta kibazo. ibibazo muhuriramo hano ni ibihe? ibibazo buretse kurwara iyo malaria cyangwa se wenda y'amafaranga agashira utarishyura ugasonza nibwo wihangana nyine. agashira amafaranga agashobora gushira ibyo nyine wenda ukagenda urabona wenda bayaguhaye bakaguha nka 30 uragenda ugatangamo mituweli wenda abantu 5 ubwo urumva asigaye 15 nta mihahire irimo. ubwo rero uragerageza ukareba uko ubigenza ayo 15 ukayashakishamo icyo kurya nyine. ibintu byahenze muri Kigali. byarahenze nyine urihangana ukarya ubusa ariko ukabona mituweli. yego noneho reka tugere ku
iyi imvura yaguye nk'uko dore amatafari hariya turi kubona aya se aya ni nk'aya yanjye ni nk'aya yanjye nyine yanyagiwe ariko akazuba gaciyeho imvura itongeye kugwa twayarokora ni ukuvuga ngo imvura iramutse iguye ntacyo twaramura yahita apfa kubera ko n'ubundi yari yanyagiwe ubwo tukaba turahombye nyine twababumbye iyo imvura iguye nk'uko urabona yaguye twanitse kandi yari agiye kuma ryari rimeze nk'iri turi bwanure igwa idutunga abonye ko yaguye itunguranye ubwo tuba turayihoreye nyine urabona yongeye kugwa twashora mu kirombe tukabikata niko guhomba ubwo imvura itabinyagiye kuriya turabyanura tukabitwikira gutyo aka ni akazi umuntu ashobora gukora umwaka wose adasiba cyangwa hari igihe kigera ntimwirirwe muza ku kazi kubera yuko bidakunda ubu nujuje ino mbuga yanjye yose nagenda nkaruhuka kuko ntacyo naza gukora ariko yakuma nkaza nkapanga nkongera nkakora nko mwitumba mukora mute mwitumba nyine dukora dukeya cyangwa twabona ibirombe byose tukaba duparitse ufite imbuga nziza niwe ukora ufite imbuga yegutse nka hariya niwe ubumba naho twebwe dufite ndi kukwanduza naho twebwe dufite imbuga iri mu mazi tuba duparitse urabona iri ngiri ukuntu risa hano ryashirira ariko riba rihiye niko gushya riba ryaturutse kuri aya tubumba ubwo iyo agwiriye ku mbuga barayikorera bayikorera bakazana ku itanura ari ryo ririya wabonye nanone ridahiye bamara kuyazana ryakuzura bakazana gasenyi biriya bibarizo byo bakazana rero bagacana babona ko harimo za burokori bazita burokori ubundi bagasesekamo za gasenyi ubundi bagacana nta kibazo itafari rikaba itafari rizima ariyo mwubakisha ari amazu wahoze uvuga ubu babishyiramo ku buryo byuzuramo cyane rwose bapakiramo pe barangiza gupakiramo bagacana igihe kikajya bagapfundikira ubundi itafari ikagenda buke buke bafite iminsi baricana ubundi itano icanwa icyumweru iminsi 7 hanyuma iminsi 7 yashira barafunga hano abafunze ubwo bafite iminsi bamara bakarifungura bamara kurifungura bagaharuraho ibi ngibi ibi byondo n'ibi ni byondo ibira babonye nabyo ni ibumba nibyo bahomesha itafari rero rikaza ari woje risa neza iri ngiri kubera ko ari ibumba ritaracanwa ntago ryashya ntago ryavuga gutya iri ni ibumba ntabwo riracana ntago iri riracanwe nyine niryo niyo yayandi muza kugurira abubatsi baza kugurira bano banyagishanga bakajya kubaka amataje ubu twavuga ko nawe wubatse ari amwe muri aya mataje ukoresheje ibumba jewe mfite inzu iciriritse ntoya ntabwo ari yawe wiyubakiye ndavuga nk'uko urabona nk'umufundi nk'uyu bashobora kuvuga ati biriya bizu ubona ari njye wabyubatse n'iki byose nawe buriya wahagarara ukavuga ati jye rwose ari amazu ubona amenshi ariho amatafari nabumbye cyane ariko buriya noze ubwo imyaka makoze ko ari myinshi mbumba buriya rwose bashakira abantu bari kubaka bajya bavuga bati aba ngaba ni njye wabubatse narababumbiye da naza kwandika ngo wa mugore wamubwira umujyi wose bese umujyi wose ukabaza kuyatwara mba narabumbyeho warabumbyeho ubundi hari itanura ryava aha ngaha udashyizeho ntabwo bishoboka ubu wowe n'umugabo wawe mwafata itanura mukaripatana mukavuga mu ntabwo byashoboka umuntu afite abakozi benshi ubiri iri ngiri riba ririho amatafari nk'angahe yego ku bihumbi 100 bishobora kuba birimo ibihumbi 100 kandi ugakora igihumbi ku munsi yego ushatse kuripatana wenyine warikora iminsi 100 yego yewe menya n'ijana yarenga nge kandi ukora igihumbi ku munsi nyine biterwa nose sinakubwiye ko ari igihe tujya tugakura no kuri bumba tuvuge ko byaba nk'iminsi 200 buriya wenda iminsi 200 ukubaka kino gitanura kikagera hari
buriya tunabaze ko wenda wagiye tujye tuyaterateranya twabara nk'umubare w'amatanura umaze kubaka gutya. Yego ko ntabwo yabara ngo birashoboka ko ashobora kuba ari nk'amatanura arenga 100 ntabwo wabimenya kuko twebwe tukora bayatwara nuko nyine bayatwara bakatwira amafaranga tukibeshaho nyine. Ngaho mbwira ugira inzozi inzozi wumva urota ko igiye nabi kinakora iki ngiki ndamutse mfite ubushobozi. Yewe icyo nabona cyose nagikora buretse kwiba no kwica. Wenda mvuga ko akunda umuntu abavuga ati igihe ndamutse mfite ubushobozi wenda nakubaka iki nakora iki cyangwa se mbese numva bishobotse ari ibinshobokera. Wenda nk'urugero ngiye mfite inzozi zo kuvuga ati igihe ndamutse mfite ubushobozi nakubaka ishuri ryigisha ubwubatsi n'urugero. Cyaterwa n'amafaranga ufite. Ndavuga nyine bitewe n'amafaranga ufite. Tuvuga rero ko nawe ufite. Hangeze ngiye ko nakwivugira nacuruza abana banje nkabamenya nkagira icyo mbatezaho imbere bagakura bamara gukura nabo bakimenya. Nkava muri ibi ngibi byo bituvuna. Ngira rero uramutse uruhava wakora iki nyine tubwire nk'umushinga wawe wumva wakora n'icyo byagusaba kubera ko hari n'igihe ntawamenya hari n'igihe umuntu ashobora kuvuga ati uriya muntu uko ari kuraje aramutse afite ubushobozi bwo gukora ikintu runaka kuki atagikora yewe akaba yagushoramo n'imari. Je kubera ntize ntazi ururimi je nakwicururiza cyane. Wacuruza iki? Nacuruza buri kimwe cyose nagicuruza kimwe amafaranga cyose. Nyine sobanura tuvuge ko wenda ushobora gucuruza butike cyangwa acuruza kekayori. Hanyuma se uramutse ugize gutyo ukabona nk'umuntu aguhaye miliyoni 5 zidafite urubanza ati ngaya nayawe wayakoresha iki? Yego ko nahita ngenda nkareba ahantu nubaka nkahita makorera. Wakorera iki? Nahita makorera ibyo nkubwiye nyine nkacururiza. Uwo mugisha rero akaguhama ndawo gusabiye. Yego tusange wasanga ari n'umuntu ubona ko ati je mbonye umugore uri kuraje none ndayamuhaye ntawamenya ntabwo kwijeje n'urugero mbese n'urugero tuzanarote neza sibyo. Hari abagore rero bitinya bumva batakora imirimo ivunanye nk'uku nguku cyangwa se bumva ari abanyantege nke nk'uko abantu bose bafata abagore nk'abanyantege nke nawe ukabura urugero rw'umwe mu bagore babona ko imbaraga abagabo bafite nabo bazigira. Reka agomba gukura amaboko mu mifuka bakatugana tukabigisha. Hari abenshi baduca bakavuga ngo ntibabishobora twabuti mwabishobora kuko natwe nta shuri twaciyemo. Ibi ni ibintu uzi ukikorera gutyo gusa ibi biroroshye. Nakabagira inama rero yo kuzaza nabo tukabereka uko babigenza nabo bakiteza imbere nuko bakareba uko batunga ingo zabo nyine batiriwe babwira abagabo babo ngo bagure. Rega iyo ukenera akantu k'imbere bikaba ngombwa ko utabwira umugabo ngo mu mafaranga njye kugura akantu k'imbere. Reka ugomba rero kwishakira icyakubeshaho ntiwirirwe ubwira umugabo ashobora kuyabona akajya kwigurira agacupa ubwo se ayabona ye nakabona yawe. Reka ntago byavamo. Hari n'abagabo rero babiheraho bagapfusha ubusa abagore babo none ubundi se ko abashije kubikora akanayakwambura akajya kwinywera agacupa. Wowe wababwira iki abagabo bameze gutyo? Abagabo bameze gutyo se reka umugore aba yayakoreye amuvunnye nayo yakarebye ukuntu bimuvuna ukuntu nabikweretse tubikura mu kirombe tubizamura biravuna cyane. Nimba abonye 30 n'urugero bamuhaye 30 agomba kugenda akabwira umugabo ati dore bamuhaye amafaranga ngomba kuyakoresha iki. Umugabo atabyumva nyine akareba indi inzego yiyambaza kuko aya mafaranga aravunana ntago aragupfusha ubusa. Reka ugomba kureba icyo wafatamo kizima akavuga ndagikoze. Nk'ubu ngewe nyabonye ndagenda ngatanya banaje mituweli umugabo ntayafite nkahita ntangamo mituweli nawe yayabona akayahahisha tukagira mbese tukumvikana. Ndasoreza ku tubazo dutatu tw'amatsiko. Iyo uruhutse ukora iki iyo nyine utagiye ku kazi? Iyo ntagiye ku kazi se nsanga abana banje bamwe bavuye ku ishuri umwe ni mukuru tukaganira nyine cyangwa se nkakaraba nkiryamira nkaruhuka. Ahantu heza watembereye muri Kigali ni he? Ahantu heza
se nakubwira ko ari henge nta mwanya ngira gutembera nkubeshye reka reka muri Kigali rero hadutse ibintu bivuga ngo Kigali wishe abagabo tuzajya tubasangira kubera ko ni nabibura wasangira umugabo wawe n'undi muntu ibyo bibaho cyane barabikora ariko njye sinabikora reka reka ubwo se agiye byagenda gute akagenda bitewe n'akazi nkora njye ntabwo nashaka abagabo benshi reka nawe ubwe mba numva mbese nuko aba ari umugore n'umugabo nyine ariko mba numva nta n'icyo biba bimbwiye reka umutima wanjye uri ku kazi none se ujya wumva umuziki ndawumva kuri radiyo kuri televiziyo nuko nyine tukirebera indirimbo wumva uharaye muri iki gihe ni iyihe njye nkunda iz'Imana njye nkunda iz'Imana zo mu bitabo cyane gusengera he nsengera Karumeli hari ibintu byadutse rero by'ubuhanuzi rwose umuntu akaguhanurira Imana yanyeretse ko ugiye gutunga imodoka ubundi akaguhanurira ibyo ngibyo byarateye cyane ishobora kwimpanura simbyemere nkategereza icyo Imana ivuze igikoze nyine nkacyakira ibyo byarateye byo gutuburira abantu byambayeho nanjye ariko nageze aho ngaho ndiyakira byagenze gute ubu naranuburiye ngiye guhaha ndagenda mu gasharo isoko ryari kiri mu gasharo umusaza ku buryo nari mugiriye impuhwe nyine mvuge ni umuntu ni nka papa arambwira ati mwana wanjye biti ni byiza arambwira ati umva rero mwana wanjye dore barakuroze ati bakurogeye mu musatsi ati ariko ubu byakemuka nshakira amafaranga 20,000 ndamubwira muzehe ntayo nabona dore njyanye mu isoko 2,000 niyo nari mfite yagiye kugura imboga mfite 2,000 nariko rero nuburetse manje guhaha turavuga n'ingaruka ati hoya buretse kujya guhaha ati weho mu rugo hari amafaranga ndabizi nanye afite 6 mu rugo ati ndabizi genda yanzanire ubundi nkurangira umuti nanakubwira iby'Imana yantumye kuri wowe ndamubwira hoya wajya wari ibintu yari yanteye ndamubwira reka nago bishoboka ati nyamara birashoboka ati wazana 2,000 azana mugenzi nkuko azanira mugenzi wawe aramuga ati weho aha naha dore wari ufite urubanza ariko Imana yarukuyeho kandi urabizi ko ruhari undi ati ndabizi we ati Imana ishimwe nge nago yanzi ko ari mugenzi we 2,000 narabimuhaye nsubira mu rugo ndagenda ndicara ndatekereza nabanza ndasenga ndangije ndavuga intako uyu muntu n'umutubuzi ndangije ndaryama sinzi inzozi nagize nyine mbona ko uriya muntu ari kuntuburira ariko yari yamaye nomero ngo nzihamagare ngize Imana nzihamagaye numva ni kompozi ndabona umuntu umutekamutwe ntago nabyemera reka no ku isoko sinkigiye ajyana bya 2,000 ndavuga ni nabitware n'ubundi nabita ajyana yo ngayo nyine ndamureka nigira ku muhanda ngura ibyo nayo ngiye gura mu isoko ndavuga ni nta muntu uzongera kuntubura buretse Imana yonyine nibinyibwirira nibwo nzemera Imana igikuvugisha Imana burya wayizeye ukayiringira nta mpamvu itakuvugisha ikintu nigeze kubwira Imana oya yo sindavugana nayo ariko ibyo mbona yagiye nkorera ni byinshi ari yibikoze bidaciye mu bantu ngo bazavuge ngo dore uzabona iki dore umeze utya reka tubone ku musozo rero w'ikiganiro cyacu turagushimiye cyane Clementine mu mugisha ukomeye niyo biza kuba byiza twari kujya gusura abana bawe tukareba aho utuye ariko tuzagaruka ntacyo muzagaruka ubutaha inshuti n'abatwumva byumve Clementine rero nguyu arabahereza isomo ry'ubuzima ry'uko ukora ari ugukora nyine aho waba uri hose uko waba umeze kose umudamu wikwisuzugura ngo ntiwashobora gukora akazi kavunanye ngo ntabwo washobora gukora akazi karemereye kuko na Clementine amaze imyaka 14 yose ari hano mu kirombe yubatse amatanura nk'aya ngaya menshi atagira ingano kandi ari amazu yose meza mubona hariya hakurya muri Kigali nawe yayagizeho uruhare abumbaye amatafari yayubatse. Legacy TV, the one and the only platform that you have to follow. Didi Wise on the mic, Miguel behind the camera. See you. Ciao, ciao.